Dusanze Mukamana Dorokasi atsindwa kuko ibyo arega ni amabwire ntabyo yumvise. None ubuyobozi bw'isibo dusanze Mukamana ahanishijwe 5,000 kuko ibyo aregera ntabyo yumvise ari amabwire. Uyu bamuciye 5 njya noneho banca 20 noneho ako kanya mbona 15. Mu kugaragaza ikibazo cy'imidugudu n'amasebo byihaye inshingano nk'izi nkiko ariko byo bigaca imanza bitisunze amategeko, abaturage barifashisha ingero z'imanza zaciriwe mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kabagari mu kagari ka Munanira mu mudugudu wa Nyabyunyu. Niho Dusenga Rachel ari gusomera umunyamakuru imyanzuro y'urubanza yaburanye mu isiba karutsinda nyuma yo kuregwa ashinjwa gutuka Mukamana Dorokasi baturanye mu mudugudu. Dusanze Mukamana Dorokasi atsindwa kuko ibyo arega ni amabwire ntabyo yumvise. None ubuyobozi bw'isibo dusanze Mukamana ahanishijwe 5,000 kuko ibyo aregera ntabyo yumvise ari amabwire. Uyu ni mutwara sibo waciye uru rubanza bamaze gusoma. Twamuhanishije 5,000 tumubwira yuko igihe azaba atabihaye uyu witwa Niyonsenga Rachel azabikuba 2. Ubwo rero witwa Dorosera ntiyabashije kwishimira imikirize y'urubanza. Utsindoye mu isibo ngabasigaranya amahirwe amwe yo kujurira ku rwego rw'umudugudu. Mukamana Dorokasi wari watsinzwe muri uru rubanza bari gusobanura yarajure atsinduye Niyo Dusenga Rachel. Uyu watsinzwe ku rwego rw'ubujure mu mudugudu ahanishwa gutanga amafaranga 20,000. Uyu bamuciye 5 njya noneho banca 20 noneho ako kanya mbona 15. Aba baturage bavuga ko imidugudu itandukanye yo mu murenge wa Kabagari harimo yihaye guca imanza, barasaba ko inzego zikure ziyamburiza inshingano yihaye. Tujya kubona tukabona nk'umuyobozi twitabye umuyobozi aratuburanishije, utsinzwe akavuga ngo agomba gutanga ikiru. Ubwo kugeza kuri tariki wajya kubaza icyo yaciriwe cyangwa itegeko ribibaho ubwo bubasha bwo kugira ngo bace umuntu amafaranga tukaribura. Niyo mpamvu twebwe twasaba ubuyobozi ibyo bintu by'amafaranga bakaba babituvaniraho. Nanjye nabaye umuyobozi w'umudugudu, hari abantu bari barwanye noneho turamuhanisha ngo tumuhanishije naye dufata ibishyimbo turabigurisha ariko nari ndifungiwe. Manirarora Yohana numwe muri bamutwara sibo nemeza ko nawe hari urubanza heruka guca, arasobanuye impamvu we na bagenzi be baca imanza. Guca abantu amafaranga ntabwo twabishyizeho dukurikije ibijyanye n'itegeko, kubera yuko iyo nk'irubanza ruvuye mu isibo rukaba ngombwa ko rugera ku kagari, hari executive atubwiye atese nk'abaturage mwarateranye uwo muntu mubona kwirikiye gihano, niko ako kantu kagenda kazaho. Ni umunyafu ntabwo ari amafaranga ashyirwaho n'itegeko. Ku ruhande rw'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabagari Gasasira François Regis aributsa abayobozi b'imidugudu n'amasibo ko mu nshingano zabo hatarimo guca imanza. Ni mu butumwa wohereje bwanditse bugira buti inshingano z'izi nzego ntarimo kuburanisha imanza, icyakora kwakira no gusuzuma ibibazo abaturage bafite no kubahuza ibyo byakorwa. Wampa ngero tukabikurikirana tukareba niba hari ukurengera kwabayeho. TV na Radio 1 byahamagaye kuri telefone umuvugizi w'inkiko Harrison Mutabazi abishaka kumenya niba inkiko zizi ko ari imidugudu n'amasibo byihaye inshingano nk'izazo, gusa ntiyafashe telefoni. Mu mudugudu wa Nyabyunyu umwe mu yigize umurenge wa Kabagari mu karere ka Ruhango, abamutwara sibo bahamya ko nibura mu mwaka baca imanza zitari munsi y'3 ziregwamo abakekwaho kubuza uburenganzira n'ubwisanzure bagenzi babo. Daniel Dushima Umuremyi mu karere ka Ruhango.